umwuka wera, umuntu asama inda y'umwuka, byari bivuze ngo Imana y'umwuka yemeye kongera kubana n'abantu bambaye umubiri. Imana ishimwe ko yabigambiriye kera kandi ikabisohoroza muri Kristo Yesu. Noneho rero igitangaza ni iki? Igitangaza ni umuntu usize ubwiza, asize ubumana, asize ubutware, asize icyubahiro, asiga ingoma ya se, arangije aremera aza kuba umuntu. Bivuze iki? Biravuze ngo Yesu ajya mu rupfu. Impamvu ya Kristo mu rupfu niyo turi kuganira. Yapfuye abishaka, apfa bigambiriye, apfa atiyahuye, kandi apfa aticuza. Kumenyekana imbere y'Imana nuko tuba twarakiriye umuzuko wa Kristo. Amen. Umuzuko wa Yesu, ubwo nibwo buzima, niyo mpamvu. Kandi icyo nicyo Bibiliya yita isezerano rishya. Isezerano rishya ritangira mu gitondo cy'umuzuko. Abantu ushobora kubabaza ngo ibyiringiro byanyu ni iki, bakakubwira ngo twiringiye ko Imana izatugirira neza. Burya ibyo si ibyiringiro by'abizera, oya. Ahubwo ibyiringiro by'abizera ntabwo ari iby'Imana izakora. Ibyiringiro by'abizera ni imirimo Imana yakoreye muri Kristo, bigatuma Kristo ahinduka uwo kwiringirwa. Igihe ufata uri gusenga, kigabana ufata igihe kinini wera imbuto, hanyuma amasengesho azanwe n'imbuto zikubamo. Icyo gihe gitagangaza Satani, kigaca intege imirimo y'ababisha b'Imana. Igihe cyo kwera imbuto, ndabinginze bene data, abakristo tujya tugwa muri esheke, tugakorera ibyo kwizera. Noneho ibyo kwizera nabyo ibyo kwizera tukabikorera, hanyuma ibyo gukorera tukabyizera. Ntabwo bisaba ko twizera kwera imbuto, ahubwo kwera imbuto tubishyira mu bikorwa. Noneho ubugingo bwa Kristo tukabwizera. Haleluya. Turambura ibiganza dusuhuzanye, mugire amahoro ya Kristo. Imana ibahe umugisha. Abantu tutaziranye, nitwa Aniseti niyo mugabo, ndi umupapa, mfite madamu n'abana, hanyuma ndi umukristo wa hano. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbinginge kubw'imbabazi za Kristo tubumbure Bibiliya zacu, dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 20. Igice cya 20 turahera ku murongo wa 19. Hanyuma hari abantu bakunda kwandika, turasoma n'urwandiko rwanditswe na Petero, igice cya 3, urwandiko rwa mbere, umurongo wa 15. Abantu bari kuhashaka, ndagira ngo tubikora n'ubwitonzi kandi neza. Ariko mbibutse ko amaso asoma Bibiliya ntabwo ari amaso areba gusa, ni amaso areba ariko akanumva. Abantu babizi, amaso arareba ariko ntabona, ubundi habona icyo twita ubwonko, brain, nibwo bubona. Mu byanditswe byera rero, abantu abateologe bajya bakunda kuvuga ngo ijambo ry'Imana n'imvugo y'Imana ituje. Iyo umuntu arebesheje ayo maso, Bibiliya yaravuze ngo ni amaso y'umutima, mu byanditswe byera hari inyuguti, haboneka ubuzima bwa Kristo. Ni igice cya 20 mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, umurongo wa 19. Reka masome nihuse, turasoza n'umurongo waho wa 25. Haravuze ngo nuko kuri uwo munsi bugorobye, ari wo munsi wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo, arababwira ati amahoro abe muri mwe. Amaze kuvuga atyo, abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe. Ko data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga atyo, abahumekeraho ati nimwakire umwuka wera. Abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibabariwe, abo mutazabibabarira bose bazaba batabibabariwe. Ariko Toma, umwe muri abo 12 witwaga Didumo, ntiyari kumwe nabo ubwo Yesu yazaga. Nicyo cyatumye abandi bigishwa
bamubwira bati tubonye umwami. Amen. Nawe arabasubiza ati nintabona inkovu z'imbereri mu biganza bye ngo nzishyiremo urutoki rwanjye, sinshyire n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe, sinzemera. Tunyarukire mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse igice cya 3:15, haravuze ngo ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami, kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro mufite, ariko mufite ubugwaneza, mwubaha kandi mufite imitima itabacira urubanza, kugira ngo nubwo babasebya batuka ingeso zanyu nziza zo muri Kristo bamwari. Ibyiza nuko mwababazwa babahora gukora ibyiza, niba ari byo Imana ishaka, kuruta ko mwababazwa babahora gukora ibibi, kuko na Kristo yababarijwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa, kugira ngo atuyobore ku Mana, amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri ariko ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka wera. Amen. Akire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Dushimiye Imana muri aya materaniro iduhaye uburyo bwo kuganira ijambo ry'Imana, by'umwihariko n'abayobozi bacu babyemeye, ndetse namwe mwemeye ko tuganira ijambo ry'Imana. Imigisha ikwiriye y'abera Kristo ayidusangize. Nejejwe n'Imana, nagiye numva indirimbo numva ngize ishimwe. Ibi iyo tubivuga abantu benshi ntabwo bumva kuba mu rusengero, kuko rimwe na rimwe umuntu ava mu rugo akaza mu rusengero yumva ari ibisanzwe, kuko no ku cyumweru yari ahari. Ariko burya hari abantu babigerageje ntibikunde, hari n'abantu bari ahantu batari bubone uburyo iyo nyota yabo iri buze gushira. Niyo mpamvu nejejwe n'Imana kubw'abantu bari online. Ni uburyo bwiza Imana yabikoze, navuga ngo ni nkaho hari decentralisation. Imana yiyegereje abantu binyuze no ku ikoranabuhanga. Ibintu birangaza abantu mu isi ni byinshi, ariko Imana ishimwe kugenda iducira kanzu tukaboneka mu rusengero rwayo rwera. Nigeze najya mu rusengero Igihundwe, njyayo narimo ndatamporeza, ariko nari maze iminsi mikeya itarenze nk'ibyumweru 6 gutyo nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Mpageze nimbivuga Mushumba Safari arabyibuka, icyo gihe hari korali Betelehemu yo ku Gisenyi, hakaba n'umwigisha witwaga Samweli wari ufite ubumuga bwo kutabona. Yashyiraga Bibiliya ku mutima akayisoma atayibumbuye. Mushumba Safari aramwibuka. Icyo gihe nari mfite agapapuro mu rusengero nanditseho ibyifuzo 3, ko nkimara kwakira agakiza byaragoranye. Ariko bwa mbere nari nanditseho ibyifuzo 3, ntari bubabwire byose, ndavuga amahirwe yo kujya mu nzu y'Imana kugira ngere ku ntego y'icyo navugaga. Agiye agarara ku ruhimbi agiye kwigisha, aravuga ngo ninjoro, wari umunsi wa 2 ndabyibuka, aravuga ngo ninjoro ngo Imana yansuye inyereka agahungu. Abivuga atyo, nari nambaye agapira gatukura nicaye ku ntebe ya 3 uvuye inyuma. Aravuga ngo inyereka agahungu kari muri riteraniro ngo gafite ngo ibintu bya mawazo. Abivuga gutyo, aravuga ngo ariko Imana yambwiye ngo uyu ni umunsi wawe wo kuruhuka. Ntabwo mwakumva uburyo kuruhukira mu nzu y'Imana biryoha. Ndabizi murabyumva. Aha niho habonerwa amahoro ataboneka ahandi. Ni amahoro umuntu atagura, ntazanwa na niveau d'étude, ntabwo azanwa n'ingano y'ubutunzi umuntu afite. Ni amahoro aza not for nothing, ni for grace, ni kubw'ubuntu. Iyo tuvuga ubuntu ndikanga ko abantu bashobora kubusanisha n'ubusa. Ubuntu umwongereza yabwise neza, yabwise grace. Grace abazi biology bituruka ku ijambo bita grace ni amavuta yo mu maraso. Ayo niyo afasha
afasha Saul umusokoro kurema andi maraso. Biravuze ngo ni nkaho ari inkomoko y'ubumuntu. Rero iyo bavuze ngo ni grace, umuririmbyi ajya kuvuga ku buntu yaravuze ngo yamviriye amaraso yo mu mutima. Amen. Na amaraso yo mu mutima. Umutima ntabwo ari inyama ipompa amaraso, ntabwo ari cyo Bibiliya yari ivuze. Yari ivuze imitekerereze y'Imana. Nimusoma Bibiliya, Yohana yitwaga ijwi ry'urangururira mu butayu, Yesu akitwa Jambo. Muza ahantu ibintu bibiri bitandukanira, ijambo n'ijwi. Ijwi ritunganira hano ha mu ijosi, ijwi riba hano mu muhogo. Ni akantu karimo rwose, ari umuntu n'inyamaswa barabihuza. Ariko ijambo ntiriva hano, ijambo riva mu bitekerezo. Salomo yaranditse aravuga ngo uko umuntu atekereza niko ari. Amen. Biravuze ngo niba ijambo riva mu bitekerezo, umuntu uko atekereza akaba ariko ari. Biravuze ngo ijambo ni ibitekerezo by'Imana. Ntabwo Imana yapfuye kuvuga, kandi Kristo yaje ari ijambo. Kunze ukuntu Pawulo yabwiye Abakolosayi, yarababwiye ngo niwe mwuzuro. Haleluya! Arababwira ngo ibyaremwe byose Imana yabiremeye muri we, none iramufatira muduha. Ahimbazwe. Rero Imana ishimwe ko twaje mu nzu y'Imana. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo, ariko turiho insanganyamatsiko ivuga ngo impamvu ya Kristo mu rupfu. Turaba Kristo bakuze, abandi nibwo twizera, ariko sinari nkwiriye kuvuga kuri icyo. Ariko nta n'indi nkuru yaryoha kuruta urupfu rwa Yesu. Impamvu ya Kristo mu rupfu. Hari abantu benshi bibaza ngo kubera iki Yesu yapfuye. Hari n'abandi bavuga ngo yapfuye kugira ngo dukizwe. Nibyo Bibiliya iravuze ngo muhore mwiteguye kwatura impamvu z'ibyiringiro byanyu. Abantu ushobora kubabaza ngo ibyiringiro byanyu ni iki, bakakubwira ngo twiringiye ko Imana izatugirira neza. Burya ibyo si ibyiringiro by'abizera, oya. Ahubwo ibyiringiro by'abizera ntabwo ari iby'Imana izakora. Ibyiringiro by'abizera ni imirimo Imana yakoreye muri Kristo, bigatuma Kristo ahinduka uwo kwiringirwa. Impamvu Bibiliya ivuga ngo umusaraba n'ibyiringiro byacu, ntabwo ari umusaraba nk'igiti, ntabwo ari umusaraba nk'igiti, ahubwo ni purpose, intego yari imanitse Yesu ku musaraba niyo yaduteye kugira ibyiringiro. Imana ishimwe. Urupfu rwa Yesu umuririmbyi yaravuze ngo rwabaye umurama w'agakiza. Kandi mureke mbabwire torero rya Remera, ihumure ryacu kuri twebwe, ihumure ryacu nuko Yesu yapfuye ntiyahera mu rupfu. Hari ijambo Imana yabwiye Mose, yaramubwiye ngo ndagutumye muri Egiputa, nugerayo ubabwire ngo ndiho niwe wantumye. Ndiho ni ijambo mu Giheburayo rivuga ngo ni Yahwe, nicyo tuvuga ngo ni Yehova, bisobanura uriho by'iteka ryose. Biravuze ngo ubwo ndiho ari we wantumye, ariho iteka ryose. Amen. Yahozeho, ariho, kandi azahoraho. Uri witeka ryose. Kubera iki iri jambo tuvuga ngo ni Uwiteka? Confirmation y'iri jambo ituruka mu gutsinda urupfu kwa Kristo. Kuko iyo Yesu agera mu rupfu akagumayo, ntiyari kuba ari Uwiteka. Ariko ubwo yanesheje urupfu, ntidutinya ko yakongera gupfa, ntidutinya kuko urupfu ntirumushoboye. Yararunesheje bigera naho aruhindura irembo. Pawulo yarabivuze, aravuga ngo kubaho ni inyungu, kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Bivuze iki? Biravuze ngo Yesu ajya mu rupfu. Impamvu ya Kristo mu rupfu niyo turi kuganira. Yapfuye abishaka, apfa bigambiriye, apfa atiyahuye, kandi apfa aticuza. Yapfuye abishaka. Burya Yesu yashakaga gupfa. Yarabishakaga. Habaye umunsi wishimwe mu ijuru, Yesu itanga ngo agere mu isi, aza kubyarwa n'umwari utunganye, uwera tura.
ese muzi ngo ku Mana kubyarwa na Mariya kuri Yesu mwagize ngo ni igitangaza? Yesu we ntibyamutangaje. Buriya bwari ubumwe n'ubwiyunge Imana ikoreye mu muntu w'umubiri, umuntu w'umubiri gusama inda y'umwuka wera. Byari bivuze ngo Imana y'umwuka yongeye kwiyunga n'ibifite umubiri. It means that ni icyo Bibiliya yari igambiriye. Naho kuba Yesu yari kuza agakora nk'umwami atagira iwabo, ntabwo bwari ubwa mbere. Byari kuba na Melikisedeki ntiyari afite ahavuka. Yesu rero byari koro, ariko aravuga ngo reka nze mbyarwe n'umwana w'umuntu. Arabyemera, umwuka wera, umuntu asama inda y'umwuka. Byari bivuze ngo Imana y'umwuka yemeye kongera kubana n'abantu bambaye umubiri. Imana ishimwe ko yabigambiriye kera kandi ikabisohoroza muri Kristo Yesu. Noneho rero igitangaza ni iki? Igitangaza ni umuntu usize ubwiza, asize ubumana, asize ubutware, asize icyubahiro, asiga ingoma ya se, arangije aremera aza kuba umuntu. Aza kuba umuntu. Niba hari ikintu kigoye mu isi ni ukubaho mu mubiri. Umubiri uragorana. Abantu twari kumwe kuwa gatanu nababwiye ikintu cyantangaje kirambabaza. Nageze ku ivuriro rimwe nsanga umwana w'uruhinja wavutse arwaye diyabete. Umubiri ni umubiri. Bucya uri umusore ukaganguza, iterambere ryaranaje, abantu bagaterura ibindi, umubiri ukawongeraho, ukagenda uri umusore ufite ibigango. Ariko ka malariya gusa iyo kagukubise uhinda umushyitsi. Umuntu wari umusore w'ijeya ukunama. Umwuzukuru umwe yigeze agenda inyuma y'umukecuru. Umukecuru arageze mu zabukuru, umugongo wunamye, agenda n'akabando. Umwana aramubwira ati ariko tate, igihe wahereye ko ari njye turi kumwe, nkaba mbona uri kugenda wihisha, uri kwihisha nde? Ko wihisha uri murihisha nde? Tata arahindukira aramubwira ati mwana wa, hari undi uri kureba? Aramubwira ati nta wundi. Aramubwira ngo ndihisha wowe kuko ndi kurenga uhinguka. Nuko umwana w'umuntu ateye, avuka atabona agasaza byanze, avuka nta menyo agakura ashiramo, avuka baterura agasaza baterura. Nuko umwana w'umuntu ameze. Salomo yaravuze ngo ujye wibuka umuremyi wawe iminsi y'ubusore itarashira, iminsi y'ubusaza itarashira. Aravuga ngo iminsi mibi ibaho, igiti cy'umurunzi kitararabya, intwari zitarunama. Burya intwari ni ibitugu, nirwo rugingo rw'umuntu rwikorera ibiro byinshi kuruta ibindi. Hari igihe byunama, wajya ujya kuzamura ukuboko ukumva ngo mu rushyi rw'ukuboko. Kabwira umuntu ngo mu rushyi rw'ukuboko intwari zatangiye kuvamo. Bijya bigorana umuntu wari umunyembaraga agacogora. Rero reba Imana yitwa Imana idasaza. Uwiteka igambirira kwambara uwo mubiri. Bibiliya iravuga ngo yambura ubumana, yambara akamero k'umugaragu ndetse nawe w'imbata. Reba uburyo ufatamo umukozi w'iwawe, uburyo umufatamo. Reba uburyo umufatamo. Noneho Yesu ntiyemeye kuba umukozi w'iwawe, yagiye munsi ya hariya, yitwa umugaragu ndetse nawe w'imbata, kandi ari umwami. Kubera iki? Kugira ngo abone abantu. Yagombaga kuza akisanisha n'umuto hanyuma y'abandi bose. Hashimwe Yesu utarahereye hejuru, ntitwari kumugeraho. Ariko ubwo yahereye hasi. Haleluya! Urukundo rwawe wankunze rurusha imbaraga urupfu, nirwo rwanzanye mu rugo, nishimiye ubuntu bwawe. Nagushimira gute wowe wankunze, wahinduye umubabaro wanjye ibitwenge, mbayeho ngo mpore ngushyira hejuru. Urukundo Kristo yadukunze rurarusha imbaraga urupfu. Nicyo cyatumye atinyuka urupfu. Muririmbyi yaravuze ngo ntiyita ku isoni z'umusaraba, ngo kubera ibyishimo byari bimushyizwe imbere.
ndatinya ko ibyishimo bya Kristo twebwe tubibona nk'umubabaro. Ibyishimo byari bimushyizwe imbere ni ukuba itorero rya Remera ryicaye ryemera ko ryacunguwe, tukemera ko turi abana b'ubuntu bwa Kristo twabyawe n'amaraso ya Yesu. Ndabikunda iyo turi kuganira abantu batuje gutyo, ndabikunda. Imana ishimwe. Petero arabyanditse. Petero ahamagarwa, aba mu gitondo twaganiriye ku muhamagaro wa Yohana. Petero ahamagarwa, yahamagarawe ari umurobyi wihebye, atemera ingoma y'Abaroma, yarigumuye nk'uko ubwoko bwe bwari bumeze bw'Abazeroti. Yigira kuroba, arangije acura inkota, aravuga ati nzikiza umwanzi wo mu kiyaga, ariko n'izindi ntambara nzazirwana. Ashyira inkota ku itako. Tubyemerane ko nta muntu utwarira inkota ubusa. Ntabwo Petero yari ayifatiye ubusa kandi ntiyari ayibitse. Ntabwo yari umutako mu by'ukuri, yari inkota bitewe na situation yabonaga n'imirimo yagendagamo. Ariko mu gihe Yesu aje kumuhamagara, nkunda Yesu, ntiyigeze amubwira ngo jugunya inkota. Yaramuhamagara aramubwira ati ngwino, uhindutse umurobyi w'abantu, ntukikwiriye kuroba amafi. Amurekana inkota ye, nihute cyane. Bigeraho Petero, ntimugire ngo Petero yari ashobotse, yari umuntu ugoranyemo, ariko niko twese duhamagarwa tumeze. Twese niko duhamagarwa tumeze. Ntimugire ngo Abudurukarimu nanjye nari noroshye ku gihe cyanjye, nyine nabanganaga nanjye nabo bahuraga n'imbaraga z'urugomo nyine rungana na kamere nari mfite. Nitwaga Abudurukarimu ntarizera, naranayahinduye maze kwizera no kwiranga muntu nyasibaho. Sinkinayigira iriho Abudurukarimu. Imana ishimwe baduhaye uburenganzira. Nagiyeyo nyura muri process zose rwose. Abudurukarimu ndikuraho kugira ngo hatazagira n'uwibuka ko naruko. Abudurukarimu bisobanura umugaragu wa Nyirimpuhwe. Ubu ndi umwana mu rugo rw'Imana. Kandi Imana ntizaduhora ibyo twakoreye i Babuloni, uyu munsi turi Yerusalemu. Imana ishimwe. Mu gihe cyanjye nanjye ubwanjye nagiraga ishyaka. Nigeze niga icyitwa tawhidi na fikihi. Harimo amasomo bita asira ni imibereho y'intumwa, imikorere y'imyuka n'ibindi binyabuzima. Kandi ku rwego rwanjye narigaga pe. Nzinduka igitondo kimwe tujya i Madina, muhita Mediane muri Bibiliya, tujya gutera Satani amabuye. Mureke mbabwire, kubw'umugenzo n'amahame n'amategeko nakubise Satani ibuye nzi ko mukubise, ariko nasanze inkoni ijya imukubita n'imwe. Baroko, igihe ufata uri gusenga, kigabana ufata igihe kinini wera imbuto, hanyuma amasengesho azanwe n'imbuto zikubamo. Icyo gihe gitagangaza Satani, kigaca intege imirimo y'ababisha b'Imana. Igihe cyo kwera imbuto, ndabinginze bene data abakristo, tujya tugwa muri esheke tugakorera ibyo kwizera. Noneho ibyo kwizera nabyo ibyo kwizera tukabikorera, hanyuma ibyo gukorera tukabyizera. Ntabwo bisaba ko twizera kwera imbuto, ahubwo kwera imbuto tubishyira mu bikorwa. Noneho ubugingo bwa Kristo tukabwizera. Ibi turi kuganira impamvu ya Kristo mu rupfu, wakibaza Yesu n'ubundi ko yari umwami kandi yari afite imbaraga. Hari umugabo ugenda hejuru y'inyanja. Petero yatekereje ku mbaraga za Yesu, abonye Mose na Eliya ku musozi Yerayoni, aravuga ati reka duce ingando. Areba Mose, inkoni yagiraga n'ubutware bwari buri muri we, aravuga ati waba muri guverinoma irimo Mose akagira umugabo witwa Eliya. Eliya yari umugabo utegeka ufite ubutware, yabaga mu kirere cya gatatu. Pawulo yavuze ngo nzi umuntu wagiye mu ijuru rya gatatu. Yafataga umwanzuro Imana ikawuzuza. Petero aravuga ati wafata Eliya na Mose, noneho agafata na Yesu, tukaba hano. Ikintu nakundiye Petero, yahisemo Yesu ko ari umuyobozi w'izo ngando zose ko ari eshatu. Aravuga ati si ngombwa ko twubaka ingando yacu, turaba mu ya Yesu. Imwe ibi ya Mose, indi ya Eliya, indi ibi yawe, tafadhali dusanzwe turabawe, turaba muri iyi ngando ariko twibanire. Luka yandika yaravuze ngo bari baje, Mose na Eliya bari baje kubwira Yesu iby'imibabaro agiye guhura nayo i Yerusalemu. Ngo bari bagiye kumubwira ibyo kubabazwa, ku buryo Petero akasugu twese ramubwiye ngo intambara si y'umubiri, rugamba n'urw'umwuka. Asubiza inkota mu rwubati. Iyo ruba urw'umubiri najyaga guhamagara regiyo yo mu ijuru. Iyo region ifite umubare runaka, sibyo ngiye kwigishaho, ariko bisobanuye iki? Biravuze ngo hari ingabo Imana ihamagara zo mu ijuru zikarwanirira abantu bo mu mubiri, urugamba rw'umubiri. Bijya bishoboka ko Imana idukiza intambara y'umubiri, agakiza nako karabikora. Abantu benshi bazi ngo bakijijwe ibyaha gusa. Ntabwo ari ibyaha gusa. Ubundi ibanze ryo gukizwa, Yesu yadikijije urupfu rw'iteka
kuko twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro. Iyo dukize ibyaha ntacyo byari kuba byaradutwaye, ko Pawulo yaravuze ngo namwe abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro yarabazuye. Bivuze ngo umurimo w'ibyaha wari waradushoreye utugeza ku mategeko, amategeko, imihango n'imigenzo biratwica. Yesu naza ntapfe ntabwo turi bubeho kuko turi mu rupfu. Natagera mu rupfu ntari butubone. Mane baho umugisha. Natagera mu rupfu ntari butubone. Biramusaba ko ari bupfe akinjira mu rupfu. Nakunze igikorwa cyabaye gupfa kwa Yesu. Bibiliya iravuga ngo atanze ibitare birameneka, ibituro birakinguka, ngo intumbi nyinshi z'abera zirazurwa. Hari abari bapfuye barashyinguwe, ariko hari n'abagendaga barapfuye. Ndabizi ko icyo tucyemeranaho, ko Bibiliya yaravuze ngo ntimwari ubwoko, mwari mu isi mutagira Imana. Ibi mbyumva cyane kuko nabaye mu materaniro atabamo umwuka wera. Niba hari iteraniro ribiha, ni iteraniro ritari mu mwuka w'Imana. Niba hari iteraniro ribiha, tekereza kuba mu iteraniro ritarimo umuntu n'umwe wabyawe n'umwuka, ritarimo umuntu n'umwe wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwebwe ntabwo mubyumva. Haremererwa uwikoreye. Uzi kuva mu iteraniro nta gufashwa ngo utere haleluya. Uzi kuva mu iteraniro nta kuririmba zaburi. Takosubo ibi bintu murabyumva ukuntu biba bibabaje. Nigeze nahura n'agakobwa k'agahanuzi muri Ethiopia, karandeba turimo turaburana n'abizera baho bari bahari. Karangije karandeba karambwira ngo uzavamo umukozi w'Imana. Ndamwana ndiwe, arambwira ngo hoya icyo wita Imana nturakimenya. Nakira agakiza mu nzozi ndota marayika nsanga, yanyeretse yanteruyeho nari njyamye, ankandagiza mpagarara mu ishyamba rinini ryari ririmo ibiti byiza byeze birimo imbuto zihishije. Bona harimo imbuto nziza, nta muyaga na muke uhari. Ndamwana hano nzanye ni hehe? Arambwira ngo ni mu ngobyi ya Edeni. Ndamubwira nti se kuko abamizirima ntabwo bemera Edeni kubw'impamvu runaka bayihakana mu buryo bwabo. Ndangije numva ubwo abaye marayika utandukanye natwe, kuko twigaga bera n'abanduye, abamarayika amagini matagatifu n'ayanduye. Ndavuga nti uyu nguyu atandukanyije nanjye ibyo nizera, ntangira kujya impaka nawe. Ndamwana nge nitwa Abdul Karim, ntangira kumuha imirimo. Ndamubwira nti nkora ibi nibi kubw'imirimo, yego n'ibindi ndayidevelopa. Nari maze nk'iminsi 3 tuvuye mu gikorwa twitaga Swadaktu Mujariya. Ni igikorwa bita ituro ritibagirana ngo ritinda ku mutima w'Imana. Mbwira marayika ntimerutseyo. Nimerutseyo. Arambwira ngo ntitaye kuri ibyo, muri ubwoko butazwi n'Imana. Iri jambo rintera ubwoba ku rwego ruteye ubwoba. Hari igihe tujya tuvuga ngo nta dini rizabura umugeni. Irizavamo umugeni sindizi, ariko kubw'ijambo ry'Imana warimenya. Ahari umukwe hose niho hazaturuka umugeni, kuko nta mukwe nta mugeni. Icyo cyo tucyemeranyeho, nta mukwe nta mugeni. Arambwira ati muri ubwoko butazwi n'Imana, kumenyekana imbere y'Imana nuko tuba twarakiriye umuzuko wa Kristo. Amen. Umuzuko wa Yesu, ubwo nibwo buzima. Niyo mpamvu kandi icyo nicyo Bibiliya yita isezerano rishya. Isezerano rishya ritangira mu gitondo cy'umuzuko, kuko Yesu apfa yishwe n'amategeko yo mu isezerano rya kera. Azutse azukana ibishya, afata indi ngoma nshya. Ntiyajya mu Barewi, ntiyajya mu banditsi n'abasadukayo. Abwira abigishwa ngo kuva uyu munsi nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Arababwira ngo uko data yantumye nemi nima ndiyahoria, nanjye niko mbatumye. Haleluya. Uko yantumye niko nanjye mbatumye. Aravuga ngo nimugende mujye mu isi, mujye mu isi. Isi bakurogeramo, isi bakurwanyirizamo. Burya wizera Yesu yaguhaye ubutware bwo guhindura ibyo biganza bikuroga. Abo bagutoteza wahawe imbaraga zibahindura. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mugende mubigishe kwitondera ibyo nababwiye, abizera bakemera. Arabwira ngo noneho munababatize.
abizera bakemera mubabatize. Abizera bakemera mubabatize. Gitondo kimwe, erega uwo munsi Samweli ambwira, narakambakambye mva inyuma, ngenda nsanga umuntu w'Imana ndamburaho ikiganza. Nuko rega bwakeye mbatizwa, ntimugire ngo hari ibindi byabaye. Nuko byagenze bwakeye njya muri Yorodani. Imana ni igitangaza. Haleluya! Ijambo ry'Imana riravuze ngo noneho mube mwiteguye guhamya impamvu z'ibyiringiro byanyu. Mube mwiteguye guhamya impamvu z'ibyiringiro byanyu. Igihe kimwe Pawulo ari muri bene se, umuhanuzi aterura umushumi, aravuga ati nyiri uyu mushumi bagiye kumwicira, bagiye kumukubitira amabuye mu murwa. Pawulo aramubwira ngo wivunika, ibyo uri guhanura nibyo nukura ariko uri gutwara umwanya. Aramubwira ngo uretse n'amabuye no kugwayo tuzagwayo. Ibi bintu twizera bidutera igitsikamutima gituma dukunda Yesu, tugatinyuka urupfu kuko nawe rutamugumanye. Imana ishimwe. Niba rero Yesu yaranesheje urupfu, ngere hafi nsenge. Niba yaranesheje urupfu, munyumve mwitonze. Niba Yesu yaranesheje urupfu, azi uburyo bapfa, sibyo? Niba yaranesheje urupfu, azi uko rukora. Niba yaranesheje urupfu, azi icyo rukoresha rwica. Niba yaranesheje urupfu, azi naho urupfu ibyo rwishe, azi aho rubibika. Umwana w'umuhindekazi yaririmbye indirimbo y'125, mujya muririmba naho ndiho naho napfa. Yaririmbwe n'umwana w'umuhindekazi arembye, indwara yari imaze guhitana nyina. Ise ava muri urwo rugo babashyira mu kato. Nijoro aryamye aravuga ngo ndashaka Imana iruta izindi. Arazipaktaje azishyira mu byiciro, agera no kuri imwe yapfiriye abantu ku musaraba. Aravuga ngo niba ihari nayize. Aryamye nijoro mu mwijima mwinshi, agiye kubonabona umucyo mwinshi, agira ngo ni se winjiye n'itoroshi. Arangije aramubwira ngo papa, noneho winjiye muri iki cyumba kirimo umwanda. Yesu aramubwira ngo ntabwo ari so, ndi Kristo wagupfiriye. Umwana aramubwira ngo sohoka hano na data ntahinjira. Yesu aramubwira ngo uretse na hano unyizera no mu rupfu turabana. Ntiyamukijije, yaramuganirije arigendera. Agiye mu gitondo se araza, ageze ku muryango aramukomangira, aramubwira ati papa ubu ndi mu byishimo. Ise aramubwira se wakiza? Aramubwira ati oya, nahuye n'umugabo w'umunyembabazi kukurusha. Ikintu cyanejeje muri iyi histoire y'indirimbo nuko yamubwiye ngo nakunze umugabo ukunda uwo atabyaye, uwamubyaye yamutaye. Ako kantu naragakunze. Uyu niwe ukunda uwo atabyaye n'uwamubyaye yamuretse. Niwe ukunda uwo atashatse n'uwamushatse yagiye. Niwe ukunda, niwe ufite urukundo ruhagije. Mana ishimwe. Ise arangije aramubwira ati ndakwica. Nibwo yanditse iyo ndirimbo amubwira ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Aramubwira ngo kandi Yesu ampa ibyo nkennye. Muzi ibyo yitaga byose akennye ni amahoro n'ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Ninde uhabwa ayo mahoro n'ubuntu? Ni umuntu ufite umuzuko wa Yesu. Uwo niwe ugira amahoro n'ubuntu ku buryo ari muri piriyave, adafite aho yerekera, nta certificate agira, atagira diplome, nta karima k'igikoni, nta mwene wabo ahagarara mu iteraniro akavuga ngo haleluya. Abafite ishimwe ku mutima ritagira ibimenyetso by'ibifatika, adahagaze ku cyo ari cyo kandi gihari, yumva ubuntu bwa Kristo adaheshejwe n'ibyo. Ibyo bituruka ko Kristo yanesheje urupfu. Urwajyaga kutwica yararutsinze, arazuka ngo tubaneho iteka. Ndagira ngo ngere ku musozo ariko unyumve. Nigeze nagera ku mva ya Yesu, nigeze nayigeraho. Nari kumwe n'abagabo twiganaga ahantu runaka ukuntu, ndangije ndavuga nti nimukoma amashyi nsirimbe. Bakoma amashyi ndasirimba, barambwira ati dusangiza ibi byishimo bikuye he? Ndabwira nti nageze ku mva ya Muhammad, sinavuga se ko nagiye gutera Satani amabuye. Twabanzaga kumva ye nyine tugakora n'ibikorwa ku nkuta n'ibindi si ngombwa kubibabwira.
ndabwira nageze mu mva ya Muhammad nsanga arahari, kandi ajya gupfa yabwiye abasahaba babiri witwa Umar na Abubakar ngo mujye munsabira amahoro n'imigisha. Ndangije ndabwira ariko ngeze kumva y'umwami nsanga irarangaye ntarimo. Ndabwira icyo nicyo kinteye kuririmba, gitumye nsirimba. Umugabo arangije arambwira ati bongo, arambwira ngo igisobanuro cy'umuzuko wa Yesu ntabwo ari ukurangara kw'imva, arambwira ngo igisobanuro cy'umuzuko wa Yesu nuko akorera muri wowe ari muzima. Arambwira ngo kuba imva irangaye umurambo barawimura, bakimura umubiri bakawujyana ahandi. Arambwira ngo ariko kuba nta mirimo akorera muri wowe ni igisobanuro ko kuri wowe agipfuye. Umuntu wese udafite imirimo y'agakiza muri we niyo yagira ururimi rw'agakiza. Ubu nanjye nzi Igiswahili kandi ntari umukongomani. Kumenya ururimi rw'umwuka ntabwo ari isano yo kuba umwana w'Imana, no kumenya icyongereza si igisobanuro cy'umwongereza. Ubu ndaruzi urwongereza, ndaruzi, nzi n'icyesipanyoro, n'icyarabu ndakizi, kandi si ndi umwarabu nubwo nahabaye. Kumenya ururimi rw'umwuka utagira imbuto z'umwuka ni igisobanuro cyo gupfa. Ntabwo muzi abantu se bagenda bavuga icyongereza batagira aho bagikoresha, kikaza ari uko bamaze kugasoma, sinzi ari agaki hirya cyaza ukumva nibwo ari kukididibuza akakivuga gutyo. Bingana no kuvuga ururimi rw'umwuka nta mbuto z'umwuka. Igisobanuro cy'imbuto z'umwuka ni ishusho y'agakiza, kandi agakiza ni iki? Ni ugukira urupfu rw'iteka bikaduhesha ubugingo. Ubugingo ntabwo ari ubuzima bw'umwuka, ni imitekerereze ihindutse. Ibyo tumenya, ibyo twumva tukabimenya, ibyo tumenya tukabyemera. Iyo tubyemeye duhindurwa nabyo. Iyo tumaze guhindurwa nabyo duhabwa imitekerereze mishya yitwa ubugingo. Ubwo bugingo rero bugira urundi rugingo rwitwa kwizera, kuko kwizera ni ukumenya ibyo wamenye ukabyemera ntunabishidikanyeho ku bwa Kristo Yesu. Uwo wizera rero, uwo umaze kwizera ahinduka mu migendere, kuko imigenzereze iba yamaze guhinduka. Uwo Bibiliya imwita icyaremwe gisha. Niyo apfukamye ari gusenga, ugutwi kw'Imana gutegera amagambo ye. Uwo niyo ari kurira, igitonyanga cy'amarira ye ntikigwa hasi. No, ntabwo kigwa hasi. Dawidi yarabyanditse muri Zaburi ya 56 aravuga ngo ubika amarira yanjye. N'amarira ya bene uwo muntu ajya burwibutso mu maso y'Imana. Igeze igihe, haleluya, yarabivuze ngo numvise gutaka munihishwa n'abakoresha uburetwa. No kuniha k'uwo muntu bigera mu matwi y'Imana. Yarazutse, ni muzima, ariho, ubuzima bwa Kristo buri muri we. Niyababarana na Kristo, haleluya. Bibiliya iravuga ngo n'umwuka wera niwo munihira. Kubera icyo umwuka kunihira? Nuko uri communion, not communicated. Communion ni ukwamatana, ni ukomatana. Iyo womatanye n'umwuka wera, iyo ubabaye umwuka arababara. Iyo bakuvuza umwuka yumva bamuvuze, iyo bakurwanyije yumva bamurwanyije. Niyo mpamvu akura y'amabanga akakubwira ngo mvuyeyo bateranye ariko sinjye wabateranyije. Niyo mpamvu akubwira uti bazaterana banyuze muri mwe mbatatanye baciye muri zirindwi. Bene data, niba hari ikintu gikwiriye ni ukwakira umuzuko wa Kristo Yesu, tukabaho iteka tugendana umubiri w'umwami muri twebwe. Nibyo Pawulo yavuze ngo musenge ubudasiba. Ntabwo ari uguhora mu rusengero, ahubwo ni uguhorana ubusabane n'Imana. Petero aravuze ngo muhore mwiteguye kwaturirana impamvu z'ibyiringiro, kandi ibyiza ni uko mwazira ko muri beza, mukazira ukuri, ngo biraruta cyane kuzira ibibi. Mwemere muzira ibyiza. Ndagira ngo dusenge. Uwanesheje urupfu urumva yananirwa indwara urwaye? Uwanesheje urupfu urumva yananirwa ibibazo byawe? Banza wakira umuzuko wa Kristo. Ibi abizera bose barabyakiriye, ariko umuzuko wa Kristo ntabwo ari ukuwumenya gusa, no guhindurwa nawo. Kristo agakorera muri wowe, agatwarira muri wowe. Iyo wakira umuzuko wa Kristo ayobora imitekerereze, ikayobora ururimi, imitekerereze ikagenga imiterere ikagenga imigenzereze. Banza usura uriwe urebe. Kristo niwe ukorera muri nge, yarazutse,
yarazutse, ni muzima, ntakiri mu mva. Umuzuko we ukorera muri wowe. Nibyo hari ibyo uri gushaka ku Mana, ariko Imana ibiha abazima. Mbere yo kugira ngo Imana isohoze amasezerano, ibanza kuzura uwo yasezeranyije, ikamubwira ngo ubwo uriho akira. Niki cyatumye Imana itanga umwuka wera? Bwari ubuzima bukurikira umuzuko. None se nibazuka ntibahabwa umwuka baraho baho bate? Biravuze ngo umwuka wera ni ubuzima, itorero ribana nawo mu isi. Niyo bagenda barabyumva. Bene uwo niyo apfukamye ijuru riramwumva. Shaka gusengana n'umuntu wumva hari uburyo ubwo buzima butari bukiri gukorera muri we, ngo arambure ikiganza abwira Imana ngo ndashaka kuzuka. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Niba uri muri iri teraniro ushaka kubwira Imana ngo ongera unzure, rambura ikiganza tugusengere. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Wowe warambuye ikiganza, reka tugusabe wegere hejuru. Ayo mashyi uyaretse nawe witekerezeho, nta kibazo. Ayo mashyi uyaretse nawe witekerezeho. Wowe urambuye ikiganza, tera intambwe uze hano, nta kibazo. Ngwino hano, ngwino hano. Ubuzima bwa Yesu buriho. Imana ibaha umugisha. Yesu arimo aratanga ubuzima bwe. Imana iri kuzura abantu. Amen. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo Lazaro avuye mu gituro, Yesu aravuga ngo ni mumuhambure mu mubohore. Hanyuma areba abapfushije arababwira ngo nimusubirane umuntu wanyu. Uyu munsi muri iri teraniro ryo ku cyumweru, Imana igusubiza ubuzima bwawe. Imana igusubizeho imibereho mishya muri Kristo Yesu. Ijwi ry'umwuka rigaruke, ubugingo bwa Yesu bwongere bukubyare. Ijwi ry'Imana rivugire muri wowe, imiterere n'imigenzereze yawe n'imigendere Imana ibyeze. Nawe turagutegereje ngo uze dusengane. Imana iguha umugisha. Ngwino mwene data, ngwino mwene data. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Iryo jwi ryumvire, iryo jwi ryumvire, iryo jwi ryumvire. Imana iguha umugisha. Gitondo cy'umuzuko Yesu aje arababwira ngo amahoro abe muri mwe. Amahoro nayo nukumva imvugo y'Imana, amahoro nayo nukwakira imihinduka z'ubumana, amahoro nayo nuguhindurwa no kwizera Kristo. Ayo niyo mahoro. Shambo rirambwira ngo amahoro mbahaye si nk'ay'abisi batanga. Ayo niyo mahoro. Imana iguha umugisha, 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 Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Reka tuze kwigomba mushumba wacu Vedaste tubasabe, mudusengere, mudusabire.